dukomeje kubasuhuza dushima Imana yakomeje kubana natwe tunabaramutsa mu ndamutso y'umwami wacu ngo Uwiteka atuhire. Iyo ni wa mwanya rero nkuko babibabwiye tugiye kwiga dukomeza amateraniro yacu amaze iminsi atangiye ku mazina nkaba ndi mwene so benshi tumenyeranye Ntakirutimana Emmanuel. Reka rero dusenge niturangiza tubone tubabwire insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Ngaho dusenga Imana. Urakoze Muremyi wacu mwiza, nta mugisha n'umwe twakuburanye kuko twarinzwe n'ukuboko kwawe. Duhaye umwanya ngo twige ijambo ryawe uhimbazwe, turishinganishije kugira ngo intekerezo n'ubwenge bwacu bikoreshwe nawe, kandi abaduteze amatwi udusangize ibyiza. Ni wowe uzi amakene ya mwene muntu wese uri kumva, uyamuhaze. Ngaho twiyoborere uyu mwanya duhirwe nawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira mu nsanganyamatsiko iri kutubwira ngo kwitonda imbere y'umwuka w'isi. Kwitonda imbere y'umwuka w'isi, iyo niyo nsanganyamatsiko yacu muri uyu mwanya. Nk'abakristo tuva mu isi tujya mu ijuru, nubwo ari urugendo rutagendwa n'amaguru cyangwa ngo ugenda bamubone, ariko uru rugendo narwo nk'izindi ngendo ziba ku isi rufite inkomyi, rufite inzitizi. Ku basomye Matayo 13, umugani w'umubibyi, mwumvise ko umubibyi yasohoye imbuto ngo zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitora, bigereranywa n'abumva ijambo ry'Imana ntiribaregamemo, ngo izindi zigwa ku kara ngo ziramera, ariko izuba rivuye ziruma kuko nta butaka burebure bwari buhari. Bigereranywa n'abumva iby'Imana bakabitindamwo akanya gato, utugorane duto duto tungana n'ibaba tukabakuramo. Izindi ngo zaguye mu mahwa ziramera, ziramera n'amahwa arameramerana nazo araruka ngo araziniga. Bigereranya abantu bumva ijambo ry'Imana banarikunze, banabyishimiye, barishaka, ariko kuko uko rikura muri bo hakura n'ibindi biribyiga, ari byo maganya y'ubutunzi bw'iyi si. Ibyo nabyo bikaribuza kwera no gukura, ngo izindi zaguye mu butaka bwiza zirera. Ariko njyaho nashatse izi zaguye mu mahwa, basobanura uyu mugani kabigishwa ntago babangutse kuwumva. Matayo 13:7, izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka arazinika. Izi bari kuzisobanura nkuko twabivuze ni ku murongo wa 22, kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni wumva ijambo maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Ubwo turiho tuvuga umwuka w'isi niryo. Ndasubiramo, kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni wumva ijambo maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Ni ibintu bibiri, ni amaganya y'iyi si, ubwo mwese abantu baganyishwa n'ibitandukanye, hakiyongeraho n'ibihendo by'ubutunzi. Bana b'Imana, mu migani ya Kristo abasoma igifaransa ni urupapuro rwa 36 cyangwa se parabole de Jésus, bavuze ibihendo by'iyi si cyangwa se amaganya y'ubutunzi. Bavuze mu iri jambo rivuze ngo les soucis du siècle. Ubwo nibyo maganya y'ubutunzi, ariko ubwo tugenekereje uko byanditse hano, nta maganya y'iki gihe. Aya maganya y'iki gihe haranditse ngo nul n'est à l'abri de cette tentation. Nta n'umwe ku isi urinzwe icyo gishuko.
nuba ngo wowe unyumva waba usenga cyane cyangwa usenga gahoro, ubimazemo iminsi cyangwa ubijemo vuba, usanzwe uri umutunzi wakungahaye cyangwa uri gushakisha, uri umusore cyangwa se uri umugabo mukuru, aho waba utuye harumbuka cyangwa se ari ku butayu, buri wese uri ku isi, ubwo ni nkaho twakavuze tuti ahari yenda abazicwa n'ayo maganya ni abakene batagira icyo bafite, buriya abakire bo barabigwije, bafite ibyo kurya n'imyambaro n'amafaranga, ubwo baratuje bo bazigira mu ijuru nk'ugenda n'amaguru. Ariko hano aravuze ngo resusi di siècle, aya maganya y'iyi si, aya y'iki gihe cyacu, nirine arabri de cette tentation, nta n'umwe ku isi ukingiwe icyo gishuko, buri wese kimukomangaho. Icyo dutandukaniyeho ni uburyo kitugenza. Le travail, les privations et la crainte de la misère oppressent les pauvres et sont pour lui des sujets d'angoisse. Kubura akazi cyangwa se kugira ibyo abura mu buzima, gutinya ubutindi, ngibyo ibishengura umukene, ngibyo ibyahoza ku mutima bikamutera umubabaro. Les riches redoutent la perte ou la dévaluation de ses richesses. Abakire nabo bahorana imbihamyi y'ubwoba bw'uko ubutunzi bwabo bwagabanuka cyangwa se ibyo bari bararuhiye bikagwa mu gihombo. Ngibyo ubwo mu gihe umukene aganya areba ko twagwira, umukire nawe wabishyikiriye ahorana ubwoba n'imbihamyi yumva ko bizamucika akava ku ntera. Mperutse no kumva aba bajya barushanwa ubukungu, ngo hariho uwari uri ku rugero rwa mbere, ngo bavuye ku uwo mwanya yibona ku wa gatatu arwara umutima, kuba gusa yavuye ku nimero ya mbere y'abakize kandi ntaburara, n'uwamuha ikiraka agahinduka isiha ngo amunge ibyo yaruhiye ntiyabimara. Ariko akababaro gusa ko kumva ko hari abamutanze kubigwiza bamurushije uwo mwanya nabyo byaramuganyishije. Rero ng'umwuka w'isi ni intego abantu bashaka kugeraho mu by'isi, ni ibintu abantu bashaka kunezeza kamere mu by'isi, irari ry'amaso, irari ry'umubiri, ibyo byose biva mu isi nk'uko byanditse muri Bibiliya zanyu. Nguwo umwuka w'isi uri ahadukikije ku buryo nta muntu n'umwe, ndabisubiramo, nta muntu n'umwe urinzwe icyo gishuko. Muri iyi nsanganyamatsiko, mbere yuko tuvuga ingingo eshatu turi buganire, reka nibutse abantu ko iby'isi bishukana. Ntabwo iby'isi bivuze ubwinshi bwabyo, oya, ahubwo bisobanuye umwanya ubiha, bisobanuye ko bigutuyemo umutima, bisobanuye ko byimuye Imana muri weho. Ibyo bisobanuye ngo ufite agasitari kamwe k'ibijumba ashobora kubarwa nijoro ko akunda iby'isi, utunze za miliyoni nka mirenge ntaba bikunda kuko ntacyo byamutwaye kusana afitanye n'Imana, nta n'umwanya byamunyaze ku mirimo yakoreraga Imana, nta nubwo abyiziritseho, arabirekura akabikoreshereza umurimo w'Imana, akaba wabarwa mu bijuru. Wowe ufite ubusa cyangwa ibijya gusa nabwo akaba ari weho ubarwa ko ukunda iby'isi. Noneho rero ikindi ntabura kuvuga, mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, ni umuzingo wa mbere, ni icyigisho kivuze ngo kuba mu isi ntubu w'isi. Hari abantu nanone bitewe no kutamenya ibyanditswe mu buryo bwimbitse, bajya bibwira ko ubwo hari gukora imirimo isanzwe idutunze muri ubu buzima icyo gusa bisobanuye ko ukunda isi. Oya, ntabwo ari ibyo. Ndasoma ku bafite soft, ni urupapuro rw'103, kwizera yuko umwana w'umuntu agiye kuza vuba mu bicu byo mu ijuru ntibizatera umukristo nyakuri kuba umunenganenzi no kuba umunebwe mu mirimo isanzwe yo mu bugingo. Abategereje bashaka gutunguka kudatinze kwa Kristo ntibazaba banebwe, ahubwo bazaba abanyamwete mu mirimo. Umurimo wabo ntuzajya ukoranwa ubunebwe n'uburiganya, ahubwo uzajya ukoranwa gukiranuka n'umwete no gutungana. Abigira shyashya bibwira yuko kutita ku by'ubu bugingo ari icyemezo cy'uko ari ab'umwuka, kandi yuko batandukanye n'isi baribeshya cyane.
ukuri kwabo no gukiranuka no gutungana bigeragerezwa kandi byemererwa mu bintu bimara igihe gito. Niba bakiranuka ku bitoya cyane, bazaba bakiranutse mu byinshi. Neretswe yuko aho ariho benshi bazananirwa kwihanganira ibibagerageza. Bakuza ingeso zabo nyakuri mu byo bakora by'igihe gito. Bagaragaza ubuhemu, inama z'uburyarya n'uburiganya mu byo bagirira bagenzi babo. Ntibazirikana yuko kugundira ubugingo bw'ahazaza budapfa bizaterwa n'uburyo bitwara muri ubu bugingo, kandi yuko gutungana gukomeye cyane ariko ngombwa mu byo kurema imico yo gukiranuka. Uburiganya nibwo mendeze yo kuba akazuyazi kwa benshi bavuga ko bizera ukuri. Ntibafitanye isano na Kristo maze bagashuka imitima yabo. Mbabajwe no kuvuga yuko no mu bakomeza isabato harimo kutizerwa guteye inkeke. Nasomye byinshi ariko icyo ngambiriye ari iki: kuba umucunguzi wacu agiye gutunguka ku bicu byo mu ijuru bidatinze. Ntabwo bizagirwa urwitwazo rwo kudakora imirimo. Ngo abigira shyashya bakabanye sinzahinga, sinzorora, sinzakora ikiraka, sinzaba umufundi, nabangiye mu by'isi. Ngo be nabo baribeshya cyane. Kandi koko Itangiriro 8:22 nimureke tureke umwuka wa gikusi n'uwa giswa. Haranditse ngo isi kiriho ibiba n'isarura ntibizashira. Imana yemera ko dukora, ahubwo icyo bavuze ngo no muri imirimo dukora, iyi dukora isanzwe, ngo naho turahapimirwa bikagaragara ko uri umukiranutsi, ngo bipime mu byo ugenzereza abagenzi bawe, ko witwara mu igura n'igurisha, ngo cyangwa se bikagaragara ko urindi impanganya n'umuriganya, birebewe muri iyo mirimo usanzwe ukora. Bana b'Imana, iby'isi si ukugira byinshi, iby'isi si uko umuntu akora imirimo, oya ntaho bihuriye, ahubwo iby'isi ni uburyo bikubyimbyemo. Byamaze kwimura Imana, bigutwara igihe Imana ku buryo utakiyiha umwanya. Ikindi mbwira abantu bashobora guteshurwa kuyoboka Imana n'iby'isi babirundarunda, baba bakina umukino batenda kubonera intsinzi, kuko mu wifuzwa ibihe byose 303 haranditse ngo abantu bose bahisemo ubwami bwa Kristo, ubwami bw'urukundo, gukiranuka n'amahoro, akaba ari cyo bagira nyambere, babiziritse ku ijuru. Nta mugisha wa nkenerwa wo muri ubu buzima bazigera babura. Mu gitabo cy'ubuhanga bw'Imana harimo imizingo y'ubuzima, chaque de nous a sa page. Buri wese muri twe afitemo urupapuro rwe. Cette page contient tous les détails de notre histoire. Kuri buri rupapuro hariho handitseho umugani w'Abarundi idonido, akantu ku kandi by'ibizaba mu buzima bwacu. Les cheveux même de notre tête sont comptés. Yewe n'imisatsi yo ku mutwe wacu irabaze. Kubashaka ubutunzi, amafaranga, ibijumba, ibyo kurya, ibyo kunywa n'imyambaro, niba bimenye ni igeno, utarabaho n'umunsi n'umwe ibyo uzajya n'ibyo uzanywa byari bihari. Iyo dukora tuba turi gukora ngo abandi bagubwe neza, naho wowe ibyo uzajya n'umunsi uzaba wacitse amaguru n'amaboko icyarimwe ibyo uzajya birahari. Gukora gusa ndabitwa ngo n'abatunzi si ibyo bajya saho barara baba bashaka, nibyo kureba n'ibibubakira izina ngo barushanwe n'abandi, ibyo gusa, cyangwa se baba bakunze Imana banayubaha, nibiba bizatuma babera isumugisha. Naho ibyabo byo kuva uvutse kugeza upfuye ibyo uzarya birahari. Icyo wahindura ku buzima bwawe ni iby'agakiza, naho iby'ubuzima ni predestiné, byapanzwe utaravuka. Kubw'ibyo rero ngo n'imisatsi yawe irabaze, ntibizaguteshure ngo maze ucumuzwe n'akamanyu k'umutsima. Irinde itonde imbere y'umwuka w'isi. Muri insanganyamatsiko reka tuvuge ku tugingo dutatu. Ibyo by'isi, umwuka w'isi ukunda kugaragarira hehe? Ndavuga ahantu hatatu. Ukunda kugaragarira mu bigezweho, ukunda kugaragarira muri iyi ngingo yo gushaka ubutunzi, ukunda kugaragarira mu gusamara cyangwa se mu birangaza. Naho hatatu honyine mvuga. Nsaba buri wese ngo atege amatwi. Hari igihe nawe natwe twaba twarafashwe, kuko twasomye ngo aya maganya y'iki kinyejana cyangwa se y'igihe nta n'umwe muri twe ufite urukingo yamukingiye. Buri wese aho ari aho icyo gishuko cyamugeraho. Ubirinduka gato ukabona abandi bubatse,
wareba hejuru gato ukabona abandi bize bayarangije, wakunama hasi ukabona bashyizemo utundi, wareba inyuma ukabona bashyizeho indi mode, wakumva bimutse. Mbese buri wese ibimukikije nibiba bimukururira ngo abandi kandi gucyo ni nacyo kigeragezo ngo Yesu yahuriye nacyo mu butayu. Abazasoma kino gitabo ngo igihe Satani yamubwiraga ngo sitiye fils de Dieu, ngo niba uri umwana w'Imana, ngo yarabizi neza ko ari umwana w'Imana, nawe aravuga ngo niba uri umwana w'Imana cyangwa se umva ko ari umwana w'Imana, ngo yarashaka impamvu yatuma nawe akora ikintu nko kumuhamiriza ngo ndi wenyine. Niko abagore bakunyuraho bambaye, ubwo bakaba bakubwira ngo nawe umva ko uri umugore, ngaho zambara iki gitenge. Niko abandi bagabo bakunyuraho bazanye diplome na degrees utazanakoresha ngo zigutunge, ariko zikakubwira ngo ngaho nawe niba ukigira ubwonko ngaho nawe yizane. Niko abandi bakunyuraho bubatse ukagira ngo hari mu nda hari kukurya, hari ibyo wabaye. Nta numwe muri twe uri ku isi uraho icyo gishuko kitamukoraho cyamaganya y'iki gihe. Noneho reka tuvuge mu bigezweho. Ntabwo turi busome inyandiko nyinshi, ahubwo turavuga ibiriho bifatika. Mu bigezweho hari ibigezweho mu buryo bwinshi, reka mvuga ubwo nibuka. Hari ibigezweho mu myambarire, hari ibigezweho mu myubakire, hari ibigezweho mu kwiga, hari ibigezweho mu mishinga, hari ibigezweho mu birori, hari ibigezweho yewe no mu gushyingura birahaba, hari ibigezweho mu burenganzira bw'abantu, yewe no mu kubyara no konsa no kurera. Nta hantu namwe hatari ibigezweho. Ibi bigezweho kubera ko abantu bakunda ibigezweho, bagakunda ibyakunzwe na benshi, ariko ntibyemewe. Ngaho kuva 23:2 haranditse ngo ntugakurikize benshi gukora icyaha, kandi ngo mu rubanza n'ujya utangwaho umugabo ntukajya iyo benshi bagiye. Mbese ku bijyanye n'ibyo kwizera, umuntu agomba kurinda personalite ye. Ibi muzabisoma mu gitabo cy'intekerezo, imico, ubumuntu, ku rupapuro rwa 437. Birumvikana ni icya kabiri, aho bavuze ngo umuntu agomba kwizera ku giti cye, akayoboka Imana ku giti cye, akemera ibyo umutegeka ku giti cye, agakora ibyo akora ku giti cye. Ngo ntihazagira umuntu ugira icyo akora ngo ari nkaho yabanje gusaba uburenganzira ku bandi, kugeza ubwo umuntu arirefera ngo nose ngo abandi babikoze gute, ngo babigenje bate, ukagira abandi ukagira ngo warabamize nibo bakorera muri weho. Ariko iyo umuntu ari maso, ibi bigezweho mu myambarire arabyirinda, ibigezweho mu myubakire akabyirinda. Ndabarangira ibitabo nge ntari busome, muzasome urugo rwa Gikirisito ahagana mu mapaji ya za 237. Muzasome inama zigirwa itorero umuzingo n'uwa kabiri, mu cyigisho cyitwa imari mu rugo n'imyambarire, harimo n'ikigisho cyitwa imyambarire, aho bavuze ngo ukurikije uko ngo abakristo basigaye bambara baharanira ibigezweho, ngo n'abapagani ngo basigaye ngo bicara ngo bagatuza ngo bakabitegereza ngo bakamenya ko ari abibone n'abirasi. Nimusoma Rengera ubuzima ya 2 ahagana mu mapaje 7 haranditse ngo izi ngeri za mode n'ishono zihora zihindagurika, ngo umwanzi w'ibyiza uwo ni Satani, ngo niwe muhimbyi wabyo. Noneho abazasoma ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere, ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere page 694, harimo amagambo yo ndayasoma 694. Ni icyigisho cyitwa kwiyoroshya mu myambarire cyangwa se simplicité dans le vêtement. Bavuzemo byinshi, bavuga ukuntu ibigezweho ari byo byigaruriye abantu benshi. Bavuga ukuntu ibigezweho ngo ari umutegeka ngo w'umunyagitugu. Noneho ndahera hepfo ahavuze ngo la mode obscurcit l'intelligence et longe la spiritualité. Ibigezweho cyangwa se mode n'iryo jambo rirazwi, yica ubwenge kandi kamunga iby'umwuka. Elle pervertit les églises adventistes et fait
plus que toute autre chose pour séparer les membres de Dieu. Nibyo byahendebereje amatorero ya Kidivantiste, kandi kuruta ikindi kintu cyose nibyo byatandukanije abizera bayo n'Imana. Il m'a été montré que nos règlements d'église sont très insuffisants à cet égard. Neretswe ko amategeko y'itorero kuri ingingo ntabwo ahagije, mbese imyanzuro itorero rifatira iki kibazo ntabwo ihagije. Tout étalage d'orgueil dans le vêtement défendu par la parole de Dieu, et guhingutsa umutwe guto k'ubwibone mu myambaro yabuzanijwe n'ijambo ry'Imana devrait être une raison suffisante pour que l'église exerce sa discipline. Byari bihagije kuba byari impamvu ihagije kugira ngo itorero rihagarike ikinyabupfura cyari cyangwa se ritanga umucyaho. Si malgré les avertissements, les appels et les vives sollicitations, une sœur continue de s'ouvre son cœur perverti, nyuma y'imicyaho, imiburo no guhendahenda, nihagira mushiki wacu ukomeza uwo mutima we ahindanye, on peut considérer que celui-ci n'est en aucune manière soumis au Christ. Uwo muzamufate nk'utarigeze yumvira Kristo. C'est le moi et l'objet de son adoration. Ahubwo bene uwo inaringe niyo Mana asenga. C'est qui sera coupable de tourner de Dieu un grand nombre de personnes. Kandi abacumura muri ubwo bucyo batandukanya abantu imbaga nyamwinshi bakabatandukanya n'Imana. Abategereje bakora icyaha gikomeye. Les adventistes commettent une très grande péché. Abategereje baba bakoze icyaha gikomeye. Arrêter les membres de les églises se vêtir d'une manière qui ne s'accorde pas avec leur foi. Iyo baretse abizera b'itorero bakambara mu buryo butahamanya no kwizera kwabo. Nous devons nous élever immédiatement contre ce péché. Turakwiye guhaguruka nta kuzuyaza tukarwanya icyo cyaha. Et fermer la porte aux séductions de la mode. Kandi amarembo y'ubushukanyi buterwa n'ibyaduka n'ibigezweho tukayakinga. Si les églises ne font pas cela, elles se perdront. Amatorero natakora iki azazimira. Bana b'Imana, ni mu byumve ko ibigezweho biranga umwuka w'isi. Aha tuvuze mu myambarire, ariko no mu myubakire, asanga imiryango yacu hari ibindi byangenerwa dukeneye mu buzima. Ariko bavuga uti nabonye akabati nkako kwa naka, nabonye intebe nk'izo kwa naka, nabonye ibitanda bigenda, nabonye inkuta zivuga. Ugasanga akantu kose yabonye w'abandi kandi yenda atari nayo nivo ubuzima bwe bugezeho. Yaragifite ibyo akeneye na nyirasenge atagira inkweto. Ugasanga hari ibyibanze mu buzima bya nakabibanjirije basi. Abaroma 12:3 haranditse ngo mwe kwifata uko mutari. Abaroma 12:16 ntimukararikira ibikomeye, ahubwo mujye mwemera kubana n'ibyoroheje kandi ntimukita abanyabwenge. Ibi bigezweho Madame yaranditse mu nama z'igirwa itorero cya cyigisho ngo niba abaturanyi bawo ngo bubatse inzu, ngo baguze ibikoresho, ngo ariko ngo mu buryo wewe utashobora, ntibikagukanuza amaso, ngo bikuraza udasinziriye, cy'ingenzi ni ukubaho. Kubutarwaye kubutaribwa uzabishimira Imana. Kandi n'abantu bakwiye kugira n'ubwenge. Niba ari no gusirimuka no kurimba ngo nawe ube mu bagezweho. Buriya urimba neza abanzi by'ibanze. Mbese koko ibyibanze mu buzima urabifite? Wariteganirije ku buryo n'iminsi mibi warwaye wirukanwe ku kazi hari ibyakurwanaho mu gahe runaka. Ubirangije se na murumuna wawe, naso na nyoko na nyogosenge, warabateganirije nabo ku buryo umwanya ugezweho ari uwo gupfusha ubusa wisimbukuza mu byo udashoboye. Uwo ni umwuka w'isi. Kandi abo bavandimwe mvuze bari ku rutonde rwabo dushinzwe. Ni Imigani 17:17. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuba. Noneho habaho ibigezweho mu kwiga. Ubu ni impinja zagiye mu ishuri, ni itegeko ry'isi, ariko jyibona n'ab'Imana batanaryubahiriza bababaye ngo yenda babibonemo akaga. Ndabarangira ibitabo muzasoma mu gitabo cyitwa Child Guidance, ni urupapuro rwa 300. Madame yaranditse ngo nibura umwana warezwe neza ngo ni hagati y'imyaka 8 n'10, ngo nibwo agomba gutandukana n'ababyeyi be. Ngo noneho mu gatabo kano k'intekerezo umuzingo wa mbere, imico n'umuntu umuzingo wa mbere, ho barandika ngo hagati y'imyaka 6 n'7 ngo kugeza ubwo umwana mwarimu we aba ari nyina,
ngo nimureke utwo twana ngo twibere mu mbuga ngo tuhakinire nk'udutama, ngo twige ibyaremwe, ngo nyina twigishe, ngo tumwigireho imico, ngo bizarangirane neza neza ibyo gutunganya imico birangiye n'impagarike birangiye, ngo amaze kugira igikuriro gifatika, ngo noneho ngo abone atandukane n'ababyeyi ngo ajye guhangana n'ibikomeye. Ariko impinja zitazi kwipfunika imwira nibyo bigezweho. Ibyo bigezweho ni itegeko ry'isi, nibyo bigezweho, niyo gahunda. Ariko uri kubona n'abantu banyuzwe birabanejeje, ati narabuze niyo musiga nibamujyana ajye yirigwiye kugera anserereza. Ariko ubwo kwagiye uko n'imico mibi niko bizagereka, kuko amasaha yo kukwigiraho no kukuvomaho barabatandukanije. Ibyo ni ibigezweho. Ibigezweho muzabisoma, muzabibona mu mishinga. Abantu biha imishinga miremire bitewe no kugambirira gukira vuba, kandi ni ikizira muri Bibiliya. Ni ikizira muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana nubwo kamere yanjye nawe bishaka ko turara dukize, ariko kanze ndebo umurongo wo mu Migani, Imigani 13:11, ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka ariko urundi bintu avunika azunguka. Imigani yego niho urundi bintu avunika azunguka. Abasoma igiswahili baravuze ngo achumaye kidogo kidogo, mbese nujya yegeranya gahoro 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 abazunguka. Ariko mu isi hari imishinga bitewe n'umwuka uriho, abandi ukabona baragusize ukayiterura ukayishora, yaba yushoramo na yabandi, yaba iyo mishinga ni yabandi, mbese nawe ntugira aho uhagaze nta shingira ufite, uraye bihombye nta nicyo wagurisha, n'uwakugurisha nta wakugura, ubucakara bwavuyeho. Nuko gasanga abantu bari gushora imishinga minini nta kindi kibibateye, arashaka ngo azahite yunguka akirireko. Mbese etape ya mbere ni umukene, etape ya kabiri ni umukire mirenge w'umuherwe. Ntabwo ashaka umwo hagati, ubutinde n'ubukererwe ntabushaka, kwiyuha kuya kwanditse mu itangiriro ntabishaka. Arashaka ko ataruka ubukene ubukire agashyiraho akadomo. Ibyo nabyo ni mu mwuka w'isi. Noneho umwuka w'isi ubamwe ibirori, ubamwe ibirori. Mu byarimbuje isi ya mbere harimo ibirori, ngo bararyaga, baranywaga, barashyingiraga, barashyingirwaga, ngo kugeza umunsi Nowa yinjire mu nkuge ntibabimenye. Niko bizaba no mu kuza k'Umwana w'umuntu. Ni Matayo 24 uhere ku murongo wa 37 ukageza ku 38. Ntabwo kurya ari icyaha, kunywa si icyaha, gushyingira no gushyingirwa si icyaha, ngo ahubwo ibyo bijya bikorwa hatitawe ku mategeko n'amahame mvajuru, ngo bigatuma bihinduka ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Ubu rero uwo mwuka uriho, kandi uri gusuma no gufata abitwa ko ari ab'Imana. Nuko hakabaho ibirori, ibyabi byemewe by'ubukwe, ariko bikabamo gusesagura, aho umuntu yiha umupira w'ibyo adashoboye, hirya y'ubukwe agasigara yishyuzwa cyangwa ibyo bigatezwa, ari uko yakoze ibyo adashoboye, ntacyo yiteguye. Aba ni abasore bacu. Imigani 24 umurongo nuwa katurebe. Imigani 24 umurongo nuwa 27. Banza witegura ibyo ku gasozi, uringaniza imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Ni benshi bitewe n'uyu mwuka w'ibigezweho. Ibyo gutegura ngo yenda abanza ruheho gato. Niba musoma amateka y'Abisirayeli nayo mpamvu ntabwo ababyeyi b'umusore bashoboraga kumuha inkwano bamuhaye nk'impano, ahubwo bayikomoraga mu byo yakoze ateza imbere urwo rugo rwa se yararerewemo. Noneho ngo ibyo bikabera ikimenyetso iyo bazashyingira uwo mukobwa wabo ko buryo umugabo bamushyingiye ashobotse. Ariko uyu munsi wa none abasore baraterana, ntacyo bafite, nta n'icyo bateganya kugeraho, bagashyira ku rutonde inshuti zabo n'iza bene wabo, bahere ku bakire bakageza ku bakene, buri wese bakamuca ibyazabaha, nta kibanza, nta nzu, nta nkwano, yewe ni karuvati azambara na papiye hygienique izakora uwo munsi akaba birindiriye mu biganza by'abandi. Nuko urugo yamara kurushinga
ko nta mwitozo w'ubuzima yigeze, agaheruka uwo munezero w'uwo munsi, bamwe bakarubatamo, abandi bakabana nabi, abandi bagatera imyanduranyo ngo buno n'uburinganire, ngo nawe ijye iwanyu ugire ibyo uzana, kandi ibyo ntibabisezeranye, nuko ugasanga baravurunganye. Ibyo byose ni ibigezweho biba mu birori, uwo mwuka w'ibigezweho. Ariko si ibyo gusa, isi ihimba ibirori bitwara igihe n'amafaranga, bikica ubwenge ntacyo bimaze. Hariho za baby shower, hariho za bride shower, hariho za kitchen party, hariho za graduation z'abarangije nursery, iz'abasiziyeme, iz'abatronkome, abantu kugeza muri kaminuza. Abantu barahimba, abifite babuze iyo bakembera ibyabo, bakabikora ari wo mugambi ngo barye banywe nkuko byanditse muri Yesaya. None ugasanga n'abatagira icyo bagira bakurikiye uwo mwuka, babiganye. Ugasanga umwana w'umutindi nawe araje se kwijoro ngo gose ngo ibirori byo kugraduatinga bizabera he, ngo bigende bitese, nakazi ubonye uzanya amafaranga, bidakozwe se ni isomo rya Bibiliya ripfuye. Mbese ugasanga uwo mwuka w'ibigezweho mu birori umaze kuzura mu bantu benshi. Noneho no mu gushyingura nuko ku myizero y'abantu itandukanye. Murazi ko imiryango myinshi tubayeho nkuko byanditse muri Matayo 24:12 gukomeza, bitewe no kubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonje. Umuntu asigaye arwara akaremba, uwishwe n'inzara n'irungu, bene wabo bakaba barabonetse, bazanye isanduku nziza, indabyo sinakubwira, bashonesheje imyenda, bari gutambukira ku mudiho, amakositimu bayakozeho, imodoka ngo zigezweho ziratwara umurambo. Nuko urukundo bakunda uwo wabo wagiye rukagaragara yapfuye, yarabuze umuneke, yarabuze abamuganiza, yarabuze abamujyana kwa muganga, yarabuze eraye, buze sipurina ngo yenda bituma iminsi yicuma. Nuko ibyo byose ni ikirori. Ariko ikibabaje ni ukubona n'abitwa ko bubaha Imana nabo kabasanga mu myanya nk'iyo, ndabo bacigatiye ibintu bambaye, nakubwira iki, ibaraje ishinga ruko abantu ngo muhagarare neza, kamera igira abafata neza. Umutungo uracikira mu guherekezanya kwigendera, akaba atarigeze abona na kimwe cya 10 arwaye, ngo nibura abo bahateraniye bamushyushye utunsi tw'icumi. Muri aka gatabo kitwa Akira Inararibonye hari amarenga avuga bene ibyo, ariko urupapuro rwa 32 ngo ni inkuru y'uwitwa Ntibansiga. Aba bandi bansiga, abo bakunda ibyo abandi bakoze nabo bagakora nkabyo batibajije impamvu zabyo. Haranditse ngo yari yaratewe na dayimoni y'urwiganwa, akayoboka kaje atabajije, ku buryo nibizamukora hatabitinyaga. Imyambaro iranga injiji n'abarwayi bo mu mutwe, imirire y'abashaka gupfa, ubusesakuzi bw'abanyamurengwe, babuze iyo bamarira ibyabasagutse. Ibi byose yarabyiganaga, kandi ari umutindi w'impezamayo. Disi yantangaje umunsi umwe yapfushije nyina, maze abashinyaguzi bategura ibirori byo kwishimira urupfu rwa nyina, maze nawe bamudodeshereza ku mpuzankano yabo ayambaraho, ajya mu mirongo atambukira ku mudiho wabo. Si we wenyine, na mushiki we Mupfayongo yaraherutse gupfusha umugabo, abikora uko, maze we bashyiramo akarusho, kuko n'agatungo nyakwigendera yarasize kakareze imfubyi, niko bazimaniye abashinyaguzi. Abazakomeza gusoma iyi nkuru muzayisoma ni ndende, ariko murumva ko hariho abantu badahangayikishijwe n'uwagiye ngo yenda bamenye icyuho gisigaye n'agahinda gahari, ahubwo ikirori akaba ari cyo kibari imbere. Ibi byose ni umwuka w'ibigezweho, ariko impamvu tubitindaho nuko ari biri kujya birotota bikinjira no mu bavuga ko ari abana b'Imana. Hari ibigezweho mu burenganzira, babatinganye ngo bafite uburenganzira bwabo, ku buryo tumaze kubimenyera no kubivuga uri gupfuka ku munwa, ngo batakumva ngo urabatoteje. Abana bagira uburenganzira bwabo. Ya mirongo ivuga ngo ubupfapfa buhambiriwe ku bitugu by'umwana, ariko inkoni hana izaba umucaho. Mu migabane myinshi y'isi uwo murongo ntugisomwa, ngo hano umwana ubwo ukimwiringiye, ngo ariko ntumuhanire kumwica. Uwo murongo ntugisomwa, ahubwo hari uburenganzira bw'abagore
muzasoma mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere paje 473. Ni iby'ukuri ijambo ry'Imana ryemera ko abashyingiranywe bareshya imbere y'Imana n'imbere y'ubuzima busanzwe, ariko bigasobanura kuko kureshya ni uko umwe yuzuza inshingano ze n'undi akuzuza ize, kuko iz'umwe ndizabaho iz'undi zidahari. Nta mubyizi umugabo yagira adafite umugore, nta mubyizi umugore yagira adafite umugabo, urumva ko bangana. Ariko ntabwo bivuze ngo ubwo urasasa none nanjye nzasasa ejo, urateka none nzateka ejo. Oya, ibyo byaterwa n'ibyago n'akandi kaga, ariko ntabwo ari umugambi w'Imana. Bana b'Imana, muri iki gitabo ndasoma mu ijambo rivuze ngo ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere 473 niko handitse. Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere 473, hari iri jambo ndasoma: les refus de la part de la femme de suivre le plan de Dieu lors de sa création, l'effort qu'elle fait pour occuper les places importantes pour lesquelles elle n'est pas qualifiée, laisse vacantes celles qui leur sont destinées. Kuba umugore yaranze kuba mu mwanya Imana yamugeneye ubwo yamuremaga, imbaraga akoresha ngo ajye mu mirimo ikomeye cyane Imana itamuhereye ubushobozi, bijya bitera icyuho aho yakagombye kuba ashoboye. En sortant de sa sphère, la femme perd sa vraie dignité et sa vraie noblesse. Ubwo yavaga mu mwanya we Imana yamugeneye, ngo yaratakaje agaciro ke kandi n'ubupfura bwe bwari butakaye. Bavuze byinshi nuko hepfo banashoje banavuga, ariko ngo n'umunsi yabwirwaga ngo umugabo azagutwara ari nk'igihano cy'icyaha yakoze, kuko byari bije ari umuvumo. Ngo Adamu nawe abwirwa ko azajya arya yiyushye akuye nk'igihano cy'icyaha, kuko yumviye umugore. Ngo ariko ngo ikibabaje ngo ku mugore aharanira kuva mu bwanya we, ngo niko n'umugabo nawe wari ushinzwe kumwitaho no kumukunda nawe ari guharanira kuva mu mwanya we. Burya iyo umushakaho imbaraga, iyo umushakaho ubutunzi, kugeza ubwo uranamushyingiga ubanje kubara ibyo afite, ako kanya wavuye mu mwanya wawe, kandi kugarukamo bizakugora. Icyo umukundiye nicyo uzazira, kuko umugabo ni ukuzigaba. Ubwo ntazugaba kuko ntacyo ufite, n'ubugabo buzaba burangiye. Rero ibi byose ni ibigezweho, kandi bitajya bibura ingaruka ku muryango wa mwene muntu. Ibigezweho ni byinshi, ntabwo twabirangiza. No kubyara no konsa nabyo bisigaye byarabaye ibigezweho. Kumva umuntu mu bitaro muri maternité ni muzima, bamusuzumye yajya ku gise akabyara, kandi niko Bibiliya ivuze ko uzajya ubyara icyo kora ubabara. Ariko kumva umuntu ari gutaka ngo muganga, ngo nimbyara urabibona, ngo nimbyara urabibona, ngo mbaga vuba, ngo mbaga vuba, ngo ntangirika. Ubwo akumva ko kumunyuza indiga ku mbavu akunda ari bwo atangiritse. Ariko Imana yarigenye ko abyara, agize umugisha inzira zibyara zigafunguka, akaba ari amahirwe mvajuru. Ariko ntabishaka ngo atangirika, ngo azarinde asaza ateye igikobwa. Nuko ibyo nabyo ni ibigezweho. Uruhinja rwagera imusozi ntarwikoze, ngo amabere yatazakweduka, nuko rukonka nk'urwapfushije nyina kandi agihari. Ibyo byose hamwe n'ibindi ni ibigezweho. Abana b'Imana tubuzwa kwanduzwa n'umwuka w'isi, cyane cyane binyuriye mu ishami ry'ibigezweho. Reka twimukire ku ishami rya kabiri, no gushaka ubutunzi. Muri Timoteyo ya mbere, Imana yaduhaye urugero urugoye benshi muri twe kurukurikiza. Ni 6:6. Icyakora koko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyugwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiriza, rikaroha abantu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzimu w'ibi byose. Hari abantu bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Ariko wowe umuntu w'Imana uje uhunga ibyo. Umurongo muzakomeze musome. Muri iyi ngingo, iyo abantu bafashwe n'umwuka w'isi mu rwego rwo gushaka ubutunzi, baragenda bakahangirikira cyane,
maze bagashaka n'indamu mbi. Yesaya 3:3-15 mu biranga uzajya mu ijuru harimo kwirinda indamu mbi. Akumva yabona amafaranga yibye, akumva yayabona yasambaniye, akumva yayabona yambuye, ndetse abazasoma wifuzwa ibihe byose paje ya 336 kugeza 637 uko gushaka ubutunzi mu nzira mbi ngo ni kimwe mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Ngo ubwo muzabona buri wese ashaka ifaranga nta rutangira, mbese ubwo ntamenye iryara ari bushake n'iryabuzwa gushaka, ngo cyazaba ari ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Bana b'Imana, uwo mwanya niwo duhagazemo. Ibi bikarangwa no gushyiraho imishinga miremire nigeze nyivuga. Ibi bikarangwa no kujya mu imyenda nta mpamvu, murabizi ko gayibye abyakiramo umwenda. Ibi bikarangwa no gukunda imikino y'amahirwe, ingizo za betting ngo bakire, ingizo za business online arizo mujya mwumva bimwe byahagaze abantu bari kurira mu myotsi bashoyemwa yabo. Umuntu wese uzakubwira ko urabona amafaranga utakobotse azaba kubeshye, cyetsa yakora byo byashoboka, nabwo akaba ari nka nyoko cyangwa so wanyu ukigira umuco niwe waguhaho. Naho abandi bose abari kukubeshya, nta warara ijoro ari ku ikoranabuhanga ngo tekiniki bizatuma urya, uwo ntabaho. Ahubwo uraye ijoro wese aba ari gutekinika bizatuma kurya. Yarangiza akagura ati mushyiremo tuzabungukira, ati runaka bagatanga n'umuhamya ati ngiye rwose inzira njyabukire nayigezemo. Oya, urushanye na mwana imbabazi nta kindi abashaka keretse kumurya. Niko baciye umugani kandi ujya kubukuri. Rero ibyo byose nibikomoka mu gushaka ubutunzi. Habaho ubushimusi mu bihugu bidukikije, bikunda kubaho aho batwara umuntu bagahamagara biwabo bati ubu turamunize n'utohereza miliyoni arabavuye mu mwuka. Bye ageze no ku rwego n'umuntu yishimutishwa. Ngewe ubwanye nkishimutishwa nkahamagara bene wacu nzi ko batunze kugira ngo bangure, kandi ari nge bari kugura nanjye, bangura ari nge bagura nanjye. Ibyo byose no gushaka ubutunzi, n'umwuka wisaba yayarose, aba yatekereje igipangu, aba yabonye imodoka nk'iy'abandi mu nzozi, kandi atazi gukora, atazi niyo banyura, akanyuriza ubusamo kuko Satani wazihoza hafi. Si ibyo gusa, bamwe bashinga n'amadini bakazarya icya 10 n'amaturo byagenewe imfubyi n'abapfakazi, baranze gucuruza, korora no guhinga. Abandi bakora ubutekamutwe bukoresheje imbaraga, bakajya bagaba ibitero. Ibyo byose ni umwuka w'isi uba watashye mu muntu, ukamuteramo abadayimoni bo gukunda amafaranga, ku buryo n'umuntu mwiyama kavuga uti ibi bizagusiga iheruheru. Ibi si byo barakubeshya, ahubwo akakubara nk'umwanzi, akakurakarira, ati yari kumbuza ibyiza, kwanza bagira n'ishyari. Ariko reka mbabwire, abasore ngo nibuhana bavuyeyo utabahana bagiye, ko bagenda bazi ko ari byiza, ariko yaje aza yiboneye, ngira ngo namwe mwarabonye. Rero reka tunyarutse tuvuge uyu mwuka w'isi mu ngingo yo gusamara n'ibirangaza byo mu isi. Mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo urupapuro rwa 34 harimo aya magambo avuga ngo akaga karatwoga runono, izuba riramurika mu kirere nk'uko bisanzwe, kandi ijuru rikomeje kwamamaza icyubahiro cy'Imana. Abantu bakomeje kurya no kunywa, kubiba no kubaka, gushyingira no gushyingirwa. Abacuruzi bakomeje kugura no kugurisha. Abantu bakomeje kugira imvururu baharanira imyanya yo hejuru. Abakunda ibinezeza bakomeje kubyiganira ahakorerwa imikino, mu masiganwa no mu byumba by'imikino. Gutwarwa n'ibirangaza byonona biragwiriye, nyamara igihe cy'imbabazi kirihutira kugera ku iherezo, kandi umwanzuro uheruka ukaba uri hafi gufatwa by'iteka ryose. Satani arabona ko igihe cye ari kigufi, yashyize abakozi be bose ku murimo kugira ngo abantu bashukwe, bahendwe ubwenge, bahugirane, badamarare, kugeza ubwo igihe cy'imbabazi kigera ku iherezo, kandi urugi rw'imbabazi rugakindwa by'iteka ryose. Nsomye byinshi, amakinamico, amasiganwa, imipira n'ibindi byinshi bitandukanye, ngo n'umugambi wa Satani wo kugira ngo abantu babihugireho, bahendwe ubwenge,
bariganywe barimanganywe bahugiye umwo bunamirije none igihe cy'imbabazi kizagere firimbi ya nyuma ivuge hatariho igitambo cy'icyaha aho gukirira harangiye ngo umugambi Satani afite yemera ko habaho ibi bintu by'ibirangaza. Abanyumva ibirangaza ni ibihe? Ni imikino, hariho za football, hariho za basketball, hariho za volleyball, hariho za biyari. Abasoma igitabo cy'ubutumwa bwatorejwe umuzingo wa mbere, Icyongereza n'urupapuro rw'131, Igifaransa ni 152, ngo iyi ni imikino ngo igituma mu mutima w'umuntu hatataha umwuka wera. Ko ni imikino yo kwikunda, aho buri wese haranira gutsinda, itwara igihe, itwara abantu ingamiro, ibatwara intekerezo, nyamara ntabyo yungura mu by'umwuka, nta n'ibyo yungura mu by'ubwenge cyangwa imico mbonera. Ibyo byose rero ni ibirangaza. Hari amasiganwa, ay'amafarashi, ay'amamodoka, ay'amagare, ay'iki, ibyo ni ibirangaza. Hari za televiziyo zageze n'iwacu, aho ababyeyi benshi bazitereka imbere y'abana babo, kandi ubushakashatsi bwemeje ko zangiriza urubyiruko kuruta urumogi, nuko bakabaha n'umudendezo ukabije wa wundi si ibemerera. Umwana aho kuhareba ibyubaka kandi birahari, aho kubumvira amakuru ngo amenye aho imperuka igeze, akirebera abambaye ubusa n'abari gusambana, nibwo usanga abantu bagenda mu nzira ko mu bwenge barapfuye bitewe n'ibyo bareba. Hariho za muzika, izi ndirimbo z'isi zitagira ifato, za po na pi, abantu bigwa babyina bambaye ubusa baheriye. Ibyo byose ni ibirangaza. Navuze inkinamico, navuze abasambana, navuze ibirori by'abisi, aho abantu bagenda bakivanga bakiroha. Abazasoma intambara ikomeye, Igifaransa ni 552, aho bavuze ngo umwe mu mitego ikomeye ya Satani yakoze akaba abonye intsinzi ku bwoko bw'Imana, ngo ni ugusenya urusika rwari hagati y'ab'Imana n'ab'isi. Ngo ibyo yabikoze ku Isirayeli abona intsinzi, ngo ni Isirayeli ya none ngo yikuyeho urusika rwayitandukanyaga n'ab'isi, bose bakagira aho bahurira bahuje umwuka, ngo kaba kabaye biba birangiye. Rero bana b'Imana, uyu murongo uracyafite agaciro. Abakorinto ba 2:6-14, ntimukifatanye n'abatizera mudahuje. Gukiranuka no gukiranirwa nta mugabane bifitanye. Kristo ntahahuriye na Beliyari, ahubwo ab'Imana babukwabo mu byabo, tugahuzwa no kubagirira neza no kubabwira ibyiza, ariko ntiduhuzwe no gusa n'abihanye duhindukiriye ibigirwamana byabo. Ngaho mu bitabo dusoma twerekera n'ahajya gushyira umusozo, mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, cyangwa se ni our high calling, n'urupapuro rwa kambabwira itariki n'ukwezi, ni tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7. Harimo amagambo avuze ngo mu kaga kose kaguye nabi itorero, gukunda isi biza ku mwanya wa mbere. Ndabisubiramo, mu kaga kose kaguye nabi itorero, gukunda isi biza ku mwanya wa mbere. Niko ndiri y'ibyaha byo kwikunda no kwifuza kuri benshi. Ndasubiramo, mu kaga kose kaguye nabi itorero, gukunda isi biza ku mwanya wa mbere. Niko ndiri y'ibyaha byo kwikunda no kwifuza kuri benshi. Uko barushaho kuronka ubutunzi bw'isi, niko barushaho kubwizirikaho. Yego, bari kumpa n'ikindi gitabo ndi busome. Niko barushaho kubwizirikaho, kandi niko inyota yo kubushakisha yiyongera. Satani akoresha uburyo bwose ashoboye kugira ngo agusha abigishwa ba Kristo. Mu buhanga no mu bucakura butangaje, asanisha ibishuko bye n'imiterere yihariye ya buri wese. Mbese buri wese uko ateye, Satani azageza n'ibishuko bisa nawe, azi ko bitamusiga bitamukuruye. Abasanzwe mu miterere yabo karemano bikunda kandi bagira ubugugu, kenshi abagerageresha kubajugunyira ubutunzi. Abazi ko nibatanesha imiterere yabo karemano, ukunda mamoni bizabatera gusitara bakagwa. Intego ye kenshi igerwaho. Igihe bahawe ubutunzi bwo mu isi, benshi babusingirana umururumba, maze bagatekereza ko
bakungahaye bitangaje, urukundo rukomeye bakunda isi bidatinze rukamara urukundo bakunda ukuri. Aha ni mu gitabo cyitwa High Calling cyangwa se guhamagara kwacu gukomeye, tariki 2 z'ukwezi kwa karindwi. Aha mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere, page 400, abagabo n'abagore bamwe biyiringiza ko batita ku bintu by'iyi si ngo babifate nk'iby'agaciro kenshi, ahubwo baha agaciro kenshi ukuri no kujya mbere kwabo, bakabirutisha inyungu iyo ari yo yose yo mu isi. Amaherezo bamwe bazakanguka babone ko bishukaga. Bashobora kuba barigeze kwishimira ukuri, kandi ubutunzi bw'isi bukaba bwarigeze gusa n'ubudafite agaciro ubugereranije n'ukuri. Nyamara nyuma y'igihe runaka, uko ubutunzi bwabo bwo mu isi bwagendaga bwiyongera, bahindutse abatakiyegurira Imana cyane. Nubwo bafite ibihagije byabafasha kubaho neza, nyamara ibikorwa byabo byose byerekana ko batanyuzwe na mba. Imirimo yabo yerekana ko imitima yabo ihambiriwe ku butunzi bwabo bw'isi. Indamu niyo ntero n'inyikirizo yabo. Buri wese mu bagize umuryango agira uruhare mu murimo bakora kugira ngo bagere ku ndamu. Ni inshuro nke cyane bihagaye ko gushyikirana n'Imana no gusenga. Bakora kare kandi bakaryama bakererewe. Abagore barwaragura kandi barembejwe n'indwara, ndetse n'abana b'abanyantege nke bagira icyo bakora kiza n'inyungu ngo bunganire mu byo bifuza kugeraho, maze bagakoresha ubuzima n'imbaraga birenze urugero kugira ngo bagere ku ntego yabo, ngo bunguke nibura bike, bongereho amafaranga nibura make, bishyeshya bibwira ko bari gukora ibyo kugira ngo bashake kunganira umurimo w'Imana. Mbega kwibeshya guteye ubwoba! Satani arabitegereza maze agaseka, kubera ko azi yuko bari kugurisha ubugingo n'umubiri binyuze mu kurarikira indamu kwabo. Bakomeza gutanga inzitwazo zidafite ishingiro z'uko kwigurisha ngo bagere ku ndamu. Bahumwa amaso n'Imana y'iyi si. Kristo yabaguze amaraso ye bwite, nyamara biba Kristo, bakiba Imana, bakitanyaguza mu duce, ndetse bagasa naho ntacyo bamariye umuryango mugari babarizwamo. Aha murumva ko nta kindi kibatwaye, baba batwawe n'iby'isi. Bana b'Imana, reka mbarangire undi mapaje menshi muzasoma, nge ntafitiye umwanya wo gusoma. Muzasoma mu gitabo cyitwa uku guhamagarwa kwacu gukomeye, tariki ya 26 z'ukwezi kwa 3, haranditse ngo musohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda umushyitsi. Mbese bisobanuye iki? Bisobanuye ko buri munsi utagomba kwizera imbaraga n'ubwenge bwawe bwa kimuntu. Ugomba gutinya kuvuga uhubutse, ugatinya gukurikiza ibyo umutima wawe ubogamiramo, ugatinya kubwibone bwo mu mutima, gukunda isi n'irari ry'umubiri byakwirukana ubuntu bw'agaciro Umukiza Yesu yifuza kuguha. Muzasoma mu gitabo cyitwa Maranatha, cyangwa se Umwami Yesu naze. Ni tariki ya 12. Iri jambo naryo ndarisoma, ibindi tubireke. Ni tariki ya 12 z'ukwezi, ndakuvuga umuburo uvuga ko umwana w'umuntu ari hafi kuza mu bicu byo mu ijuru. Kuri benshi umaze guhinduka nk'inkuru mpimbano imenyerewe. Bamaze kureka gutegereza no kuba maso. Kwikunda n'umwuka w'isi nibyo bihishura ibyo bibwira mu mitima yabo ngo databuja aratinze. Umwuka wo kwikunda no kwisanisha n'imigirire y'ab'isi uraganje muri iki gihe, nk'uko byariho mu gihe cya Nowa. Benshi batura ko ari abana b'Imana, usanga bakurikira ibyo barangamiye byabo by'iby'isi n'imbaraga zabo zose, bikagaragaza ko babeshya ku byo batura ko bizera. Bazaba bahinga, ndetse bazaba banubaka, bazaba bagura, ndetse bazaba banagurisha, bazaba barya kandi bazaba bananywa, bazaba barongora, ndetse bazaba banashyingira kugeza ku munota wa nyuma w'igihe cyabo cy'imbabazi. Uko niko abantu benshi bameze. Iparagrafi isoza, umutima wanjye uraremererwa uko mbonye ubukene bukomeye bw'iby'umwuka muri twe.
gukunda ibigezweho n'imigenzo y'isi, ubwibone, gukunda kwishimisha, gukunda kwiyerekana, gusesagura amafaranga mu myambarire, mu kubaka amazu no kugura amasambu. Ibi byose ni ukwiba umutungo w'Imana bawukoresha mu gushimisha inarinjye, kandi wakagombye gukoreshwa mu gukwirakwiza umucyo w'ukuri mu isi. Ni Maranatha tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri. Umwanya ntutwemerera kurenza aha, ariko bana b'Imana reka tubararike twongere mu gusenga, kwinginga, kwiga ijambo ry'Imana, twirinde kwanduzwa n'umwuka w'isi. Imana ibidushoboze yo nyir'ububasha, reka tubisabirane mu izina rya Yesu. Amen.